Halo, muraho neza nshuti zanjye, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose, mugubwe neza, ndababwiye ngo ndabakunda, Imana ibaha umugisha. Nk'uko bisanzwe rero, ikaze kuri Mama Zulu Official, mu kiganiro cyacu duhugurane mu tuntu n'utundi. Uyu munsi rero dufite insanganyamatsiko ivuga ngo inshuti ubundi igomba kuba imeze ite? Inshuti nyanshuti igomba kuba imeze gute? Mu buzima busanzwe hari ibyiciro umuntu abaramo umuntu nk'inshuti, wenda ukavuga uti uyu ni inshuti isanzwe, cyangwa se kuvuga ngo iyi ni inshuti y'inkoramutima. Reka tuvuge muri ibyo byiciro uko ari bibiri, hari ubushuti busanzwe, hari no kuba inshuti y'inkoramutima. Uyu munsi rero tugiye kuganira, ese inshuti y'inkoramutima igomba kuba imeze gute? Maze iminsi cyane numva mfite agahinda cyane gakomeye, ndemerewe cyane ku mutima, aho abantu bakubwira ngo nta nshuti zikibaho. Undi ugasanga wahura n'umuntu mugenzi wawe akakuganiriza akakubwira ati Mama Zulu, nta nshuti zikibaho. Ubu bushuti buhari ni ubushingiye ku bintu, ni ubushingiye ku nyungu runaka, ariko nta nshuti z'inkoramutima zikibaho. Ndashaka rero ngo wowe unyumva uyu munsi muze dufatanyirize hamwe, dusenyere umugozi umwe, turwanye inshuti z'indyarya. Niba koko udakwiriye kuba inshuti n'umuntu, rekana nawe. Nta mpamvu yo guta igihe umubeshya ngo muri inshuti, nyamara nta bushuti buhari. Abantu benshi barimo kuvuga bati kubera iki nta nshuti zigihari, inshuti hari kera, ariko ubu ngubu abantu barabeshya, nta nshuti tukibona, nta muntu kigira ukiganiriza, nta muntu ukibika ibanga, ibintu byose byabaye hanze. Nta muntu ushobora kwicara ngo atekereze ati mfite umuntu ngomba kuririra, kuganyira cyangwa mubwira ibyiza byanjye, ibyishimo byanjye bikaba ibye. Nta muntu ugihari. Ugasanga abantu barigunga, baraba bonyine, ntagira umuganiriza, ntagira umumarirungu. Kubera iki? Yabuze inshuti nyanshuti, ya yindi ibika ibanga. Reka rero tujye inama, tuvugire hamwe ukuntu ubundi inshuti cyangwa inkoramutima igomba kuba imeze. Inshuti y'inkoramutima ni ya yindi ikumenya, ikakubikira ibanga, ikakuba hafi, waba uri mu byago ikagutabara, waba uri mu byishimo ikaza ikishimana nawe, ndetse wagira nk'ikibazo unyuramo gikomeye cyane, kimwe gishengura umutima wawe, ikirukanka ikagenda ikaganiriza mugenzi we, akakubwira ngo nje mbabaye, mfite umubabaro ukomeye cyane, nahuye n'ibi ngibi, nanyuze muri ibi ngibi, nahuye n'ikintu gikomeye, nahuye n'ikigeragezo gikomeye. Noneho uriya ubibwiwe ariyo nshuti y'inkoramutima, agomba kumubera iki? Imva, niko babyita. Burya iyo ugiye ugashyira ikintu mu mva, ntabwo byoroshye kugira ngo wongere ugikureyo. Niyo mpamvu nagereranyije ko inshuti y'inkoramutima igomba kuba imva. Ni ukuvuga ngo inshuti yanjye igomba kuba imva yanjye. Hahandi ngenda nkasukayo, nkamubwira amaganya, nkamubwira ibyiza, nkamuganiriza ibibi, nkamubwira ibyambayeho, nkamubwira ibyambaje umutima wanjye, nawe akabifata akangira inama, akamba hafi, akampumuriza, yarangiza akabibika, akambera imva. Iyo niyo nshuti dukeneye, iyo niyo nkoramutima dushaka muri ibi bihe bya none. Gusa birababaje, ntabwo ibyo bikibaho. Reka mureke umuco wa kera tuwugarure. Abantu bataye umuco kera. Abantu babagaho bagakundana, bakagera ku rwego rwo kunywana. Burya iyo wanyanaga n'umuntu yabaga ari umuntu ukomeye cyane mu buzima bwawe. Ariko uyu munsi umuntu aratinya kunywana n'undi, kuko avuga ati se ninywana nawe bizagenda bite? Cyangwa se wenda hari n'ikindi cyakuyeho ikintu cyo kunywana, uburwayi bwateye amaraso. Kera abantu ngira ngo nta ndwara zabaga ziriho, ariko ubu ngubu amaraso asigaye yaranduye. Ugasanga umuntu birashoboka ko mwana yapimisha mbere yuko munywana kugira ngo mube inshuti nyanshuti, ariko uyu munsi kuri iki gihe nta muntu ukizera undi ngo bagere ku rwego rwo kunywana. Mushobora no kunywana bugacya akaguhemukira kandi mwaranywanye, kubera ko isi igenda ihinduka. Ariko nimureke isi yo kutuyobora, ahubwo tuyiyobore, tumenye uko tuyigendamo. Umenya ngo inshuti yanjye ni inshuti bwoko ki, nako ngo inshuti yanjye ni inshuti imeze gute, isobanutse gute, ni inshuti itekereza iki, ni inshuti mbese ukabanza ukamugenzura, ukamenya ugiye kugira inshuti uwo ari we. Ni byiza rero kumenya uko dutoranya inshuti. Uyu munsi rero ntabwo ndi butinde cyane, sindi vuga n'amagambo menshi, ariko kandi birababaje kuba tugeze mu gihe umuntu ashobora kuba ari wenyine, agahitamo kuba wenyine, agahitamo kudashaka inshuti kubera yuko yabuze umunyebanga, yabuze umuntu umubikira ibanga, yabuze umuntu umubera imva. Ese bene data, muragira ngo tubigenze gute? Nimuze twigire hamwe, tumenye ukuntu tugomba kubana n'inshuti zacu. Birababaje kuba uba ufite inshuti
yarangiza ikakumenera amabanga kandi uzi ko wamubikiye ibanga, ukagenda ukamubwira ibyawe uzi ko urimo kuruhuka. Ni byiza ko izo nshuti tuzigira, kubera ko imitima yacu yakira ibintu, hari ibintu byinshi cyane tugenda twakira bidukomeretsa, bidutera ibikomere. Icyo gihe iyo ufite umuntu ugenda kuruhukiraho, ni ngombwa uraruhuka. Kurya ubivuga, kurya ubisohora, kurya mufatanye mukarira, mukaboroga mukarira, no kurira ni byiza kuko biruhura umutima. Icyo gihe iyo ufite umuntu nk'uwo birakuruhura, ugataha wumva wishimye, ugatandukana na nshuti yawe wumva wakize. Ariko se ninde muntu ujya kuririra uyu munsi? Ko urukundo rw'iki gihe rusige rushingiye ku bintu, amarangamutima yacu areba inyungu, akavuga ati ninkundana na kanaka ni umuntu w'umukire, nzi ko ningira ibyago azantabara, ninkundana na kanaka afite akazi ngenda umushomeri, nta kibazo nzagira ku bijyanye n'amafaranga, ninkundana na kanaka hari ibintu byinshi cyane nzamuprofita. Ariko ese ibyo bintu tubirwanye gute? Inshuti yanyu nkurikiye kuri Mama Zuru Official, nimureke duhaguruke twese, duhaguruke turwanye inshuti z'uburyarya. Umuntu akagusekera atagusekeye, ngenda ndambiwe umuntu unsekera atansekeye. Niba uzi kutanyiyumvamo, niba uzi kutanankunda, igendere, komeza urugendo rwawe. Ntabwo nshaka umuntu umbeshya, kandi nanjye Imana indinde kugira uwo mbeshya ngo ndamukunda kandi ntamukunda. Urukundo ni ibikorwa, urukundo si amagambo. Hari ikiganiro nigeze gukora ubushize mbabwira yuko urukundo atari amagambo, urukundo ni ibikorwa. Rero niba nje nkakubeshya ngo ndagukunda, nkagusekera ku mutima ntasetse, ibyo bintu ntacyo bimaze. Ntacyo bimaze inshuti yanjye. Nagira ngo nkubwire ngo niba ari ukumeze, niba uri inshuti y'indyarya, gerageza ubihagarike kuko nta nyungu. Imana irakureba kandi irimo kukurondora, irareba igasanga ubeshya uwo muntu. Ese uramubeshyera iki? Wagerageje ukareka kumubeshya, wamubwije ukuri ko ntabwo ari ngombwa ko ukundana n'umuntu. Niba koko umuntu agusabye ubushuti ukabona ntibihura, hari abantu bajya bavuga bati hari amaraso adahura. Ibyo bibaho cyane. Cyangwa se wajya gushudika n'umuntu ukagenda wumva imico ye itari myiza, bikagusaba kugira ngo umugendere ikure. Ibyo birashoboka cyane. Wikomeza kugendana nawe kuko umaze kumenya ko buriya hari ijambo bavuga ngo mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uriwe. Bisobanuye ko niba uwo muntu afite imico runaka, nawe byanga bikunda uragendera mu kigare cye, usange nawe bakushyize mu gatebo kamwe nawe kandi atari ngombwa. Nitugenzure inshuti izo arizo. Hari umumama uherutse kunganiriza arambwira ati nagerageje gushaka inshuti najya nduhukiraho, najya mbwira ibyanjye, twajya dusangira, twajya tuganira, nkamubwira ibyanjye nawe akambwira ibye nkaruhuka. Atariko izo nagerageje gushaka zose zambereye ibibazo. Nasanze ari uburyarya gusa n'uburyarya. Inshuti zanjye mwaretse muri ibi bihe turimo tukareka kubindyarya. Uburyarya ntacyo bumaze. Burya uba wibeshya, ubeshya n'Imana. Ubeshya Imana nawe ubwawe wibeshya. Kubera iki utakwemera ukavugisha ukuri? Umuntu yaza kugana ngo mube inshuti ukamubwira ko byaba ngombwa ukamubwira. Abantu rero bigize Abanyarwanda ngo ngemaye, ubundi umunyamahanga icyo mbakundira ibihugu duturanye ni ikintu. Niba ari umukara ni umukara, niba ari umweru ni umweru, niba ari icyatsi ni icyatsi. Nta mpamvu yo kujya kugira ikintu umweru kandi ari umukara. Nimureke natwe dutere ikirenge mu cyabo two kuba rya jambo ngo umunyarwanda. Ibintu by'umunyarwanda nibanga. Abanyarwanda tugomba kugira gute kurenzaho ngo umurenzaho wera ibijumba. Reka mbabwire, umurenzaho wera ibijumba ni wa wundi umunga uhura na wa wundi wo kuhemukiye, yagenda kugutaranga kubera ibyo wamubwiye, ukagira gute ukababara kugeza ku rwego wumva ko wahura nawe muzira ntumusuhuzanye kandi muzi ko mwigeze gukundana. Karamba mbabwire inshuti zanjye, gerageza wikuremo uburyarya. Niba umuntu utamwiyumva murekana nawe, nta mpamvu yo kumwihambiraho. Hano muri iyi si turi abantu benshi, ufite umuryango, ufite inshuti, ugenda wunguka abantu umunsi ku wundi. Niba umaze kubona ko umuntu akuryarya, rekana nawe, nta mpamvu yo kugira gute. Umukozi w'Imana Gitwaza niyo wigeze kuvuga ati birababaje kuba hari akavideo ke nigeze kumva, umwanzi wawe muba muri kumwe ukumva aragusengera kandi muri kumwe, akasenga akarira iruhande rwawe, agagira gute, akarira agahogora, nyamara wamara gutandukana nawe ati kiragapfa. Kiriya gutyo ni ukuvuga ngo tureke ubushuti bwo kubeshyana, ahubwo tube abanyakuri.
umbwize ukuri, umbwira uti rwose mama Zuru ni ukuri kw'Imana kugendana nawe ntibishobotse, kuganira nawe no gusangira ntibishoboka, kuko numva rwose hari ikibazo, cyangwa se niyo utabimbwira koresha uko ushoboye, ntumbeshye, ntusekere kandi udasetse, ugende nanjye ngende, kuko buri muntu wese afite uwo yiyumvamo. Ntabwo ari byiza no kubeshyana ngo usange umuntu murasetse, murishimye, murasangiye, noneho nanjye rwose nahimbawe, dore nabonye inshuti, mbega umubyeyi mwiza, mbega umuntu ugira umutima mwiza, nyamara afite ikintu mu mutima gifunze kitari cyiza cy'ubugome, bwa bundi hafi bwo kwitwaza intwaro. Bavandimwe, nimureke dusaba Imana itwigishe kumenya inshuti izo arizo. Ngiye burabo hari abantu bagira amahirwe, burya gusenga ni byiza. Nusenga Imana izaguhishurira inshuti uri kumwe nayo iyo ariyo. Mu by'ukuri mushobora gutindana, hari igihe mwamenyana mukamarana umwaka, 2, 3, Imana ishobora kukwereka inshuti na nyuma y'imyaka 10. Imana ishobora kukwereka inshuti na nyuma y'imyaka 5 cyangwa 2 cyangwa amezi 3, ikabakwereka, Imana ikamukwereka, ikamugukururira, ikamubwira ngo dore umuntu muri kumwe uwo ari we. Mureke dusaba Imana itwigishe kumenya inshuti. Menye ngo se niba nkundanye n'uyu, niba nge nshatse gushudika n'uyu muntu, koko arankunda by'ukuri, ubigenzure wenyine, umenye ubwenge. Mureke dusaba Imana iduhe ubwenge, umenye uwo muntu ese koko nibigutangaze mumaranye n'imyaka 3 muri inshuti, ntawe urahemukira undi. Hari ibindi nabonye rero, rya jambo rivuga ngo bakundukize, ngo cyangwa ukize baraza. Inshuti uzayimenya wageze mu bibazo, inshuti uzayimenya wageze mu bibazo, aho ngaho nubigeramo bimwe birenze, hahandi uvuga uti hari ibintu binjeho binshikiye bikomeye birenze, aho niho uzamenyera inshuti. Ba bandi mwasangiraga, ba bandi mwishimanaga, niho uzamenya ngo ese koko aba bantu turi kumwe, ese abantu koko twari inshuti. Aho ngaho naho bikwigisha kumenya inshuti yariyo. Hamwe ugira ibibazo, wagera mu bibazo bikomeye bimwe bikaze, ukajya kubona 3, 5 mu nshuti 20 wari ufite, cyangwa se 3 muri 5 ukabona bose ubaburiye rimwe, usigaye uri wenyine. Nshuti zanjye, ubushuti bwanyu mu bugenzura mute? Ubushuti bwanyu buhagaze gute? Ko hari igihe uba ufite, waba udafite, ukajya kubona abantu bose bagushizeho. Imana itubabarire kandi tugirire neza. Mureke tureke kuba indyarya, two kuba indyarya. Niba ushaka ko dushudika, nitube inshuti nyazo. Niba kandi uvutanyiyumvamo, igendere. Ntabwo naguhambiraho ngo dukundane cyangwa se ngo tugendane cyangwa oya. Dusaba Imana itwereke inshuti turi kumwe uyu munsi. Guhera uyu munsi inshuti yanjye wo nkurikiye, muvandimwe wo nkurikiye, muryango mugari wa hano kuri Channel Mama Zuru Official, ndagusaba ngo guhera uyu munsi ugenzure inshuti ufite ni inshuti nyabaki. Mujye mugenzura, burya kugenzura ni byiza. Mujye mumenya ubwenge kandi mugira amakenga. Kugira amakenga ni byiza mbere yuko ubuhokera umuntu, ukaba open cyane kuri we. Ni byiza kubanza kumwiga, ukamenya uyu muntu ni muntu ki, ese abika ibanga, ese icyanjye ni cyo cye, ese ubanza ubitekereze. Numara kumugenzura ukabona ari umuntu muzima, umugira inshuti. Kandi si byiza burya nta nkoramutima ziba nyinshi. Birashoboka ko uba ufite inshuti nyinshi, ariko ukagiramo inkoramutima yawe imwe ushobora kuganiriza, ukayibwira ibyawe, ukayibwira umunezero wawe, ukayibwira umubabaro wawe, mwaba mufite uko mumeze mugasangira, mukishima. Uwo muntu arakenewe mu buzima. Eske kumumenya ni gute? Saba Imana iguhishurire, kuko umuntu ashobora kukwihishamo, nyuma ukazamumenya waratakaje igihe cyawe. Saba Imana mbere yo kugira ngo umwiyumvemo, wumve ko wamubitse ibanga ryawe, ubanze umwige, umugenzure. Numara kumugenzura ukamenya uwo ari we, Imana izaguha kuvuga ngo n'uyu. Noneho uvuga uti noneho mbonye inshuti nyayo.
kubera iki? Wabanje kubitekerezaho, wabanje kumugenzura, wabanje kureba imyitwarire ye, wabanje kureba uko mbese akwakira mu biganiro, ukamureba uko yakira ibyawe, ukamureba niba akwitaho, kuko namaze kubona ko hari n'inshuti zikunda, umuganiriza ukabona yibereye mu bindi, wamubwira nk'ikibazo ufite we waje uremererewe, waje ubabaye, mwaganira ukabona we ahise yizanira ibye, kandi ubwo wowe niwe wamushakaga. Mwamuri mu kiganiro ushaka kumubohokera, kumubwira ibyakubabaje, ukabona yigiriye muze, ahubwo topic mwari muriho ukabona ntibuka n'ibyo mwavugaga, ukabona yigiriye mu bindi no mu bitekerezo, ukabona ntari hafi aho ngaho. Abo njya mbareba nkahita mvuga ntuyu muntu ibyo ntabwo byoroshye, ngomba kugenda buhoro. Ubwo rero nagira ngo nkubwire ngo guhera uyu munsi inshuti yanjye, genzura umenye inshuti yawe. Ese inshuti yawe ni bwoko ki? Inshuti yawe ni igutabara wagize gute, wagize ibyago? Inshuti yawe ni ikusura wagize ibyishimo, ukumva ngo ufite inshuti, ukabaho ufite inshuti, bwacya mu gitondo yitwa ngo ni inshuti y'inkoramutima, hagacaho umunsi wa mbere ntazi uko waramutse, umunsi wa kabiri ntazi uko waramutse, ku munsi wa gatatu agaseruka yashyushye cyane, noneho hari ibyadutse ngo bitana ngo sheri, ngo besto, ngo shushu be, ibintu nk'ibyo bindi byateye, maze agaseruka aza kubwira gutyo yewe, kandi bazamaze iminsi yo ibiri atazi uko waramutse, atazi uko wiriwe, atazi iki. Nawe wenda ni wowe uheruka kumuvugisha, nako ni uhora umwibutsa, uhora umuganiriza. Hari igihe Mutesi niyo yavuze ijambo ryiza ngo hari igihe uvunika aho udakenewe. Hari igihe uvunika aho udakenewe. Wowe ni uhora umwibutsa, umusuhuza, waramutse ute mukunzi wanjye, umeze ute, we utabikora, we nawe nyine ntabikore, ntagusuhuze. Nawe wafata icyemezo cyo kumwihorera, hashira iminsi 3 ukumva araserutse araje, ati makuru yawe se, atumeze ute se mukunzi. Harya ubwo wambwira ko uwo muntu koko ari inshuti nyabaki koko? Kumara iyo minsi 3 ahari wenda wararwaye, wagiye mu bitaro, yewe ushobora kuba uri no muri koma, nta wamenya, ariko akitonda akamara iyo minsi yose, umunsi wa mbere, wa kabiri, akaza kukwibuka ku munsi wa 3. Harya ubwo iyo minsi yose mu bintu byose yatekereje mu bwonko, ntabwo yaba yaributse inshuti? Tujye tuvugisha ukuri nupe, tujye tuvugisha ukuri, tureke kuryaryana. Niba ujye umara amasaha agera muri 3, 4 utaratekereza inshuti yawe, ujye umenya ko ufite ikibazo. Ntabwo ari inshuti, iyo ngiyo ntabwo iba ari inkoramutima yawe. Mubare ko ari nk'umuntu muziranye. Fata ngo n'umuntu tuziranye, twiganye, cyangwa se twaturanye, cyangwa twakoranye, wungutse mu buzima, ariko ntumbwire ngo ni inshuti yawe cyangwa ni inkoramutima yawe. Ntabwo ari uko inshuti zimera. Nimureke tureke kubeshyana. Gute umara iyo minsi yose utarantekerezaho? Hanyuma se niba untekereje ntugomba erega abantu boroheje, iterambere ryaraje, telefone zaraje, itumanaho ni ryinshi, wirwa kuri WhatsApp, wibereye mu tuntu n'utundi twawe, ariko ntabwo ushobora gutekereza uwitwa ngo ni inshuti yawe. Tureke kubeshyana, tuvugisha ukuri, mureke tureke kubeshyana, tubwizanye ukuri. Umenya ngo uyu muntu n'uwanjye koko, umwishyiremo uvuga ngo n'uwanjye, noneho nawe umenya ngo uruwe. Ahasigaye tureke kubeshyana, mureke mbabwire inshuti zanjye zo kuri Mama Zulu official, mureke tuvugisha ukuri, tuba abanyakuri, ntukajye tubiryarya. Kuvugisha ukuri nibyo byiza, nta bintu byo kujya tubeshyana ngo turakundana kandi tudakundana, ntabwo ari byiza. Hitamo uwo wiyumvamo, hitamo uwo wumva wishimiye, umubwiza ukuri, abe uwawe, urumva, abo uwawe nawe ubuwe, mbese muri make mukundane bitari byo kubeshyana. Ndumva rero narekera aho ngaho. Murababwira ngo ibyo kuvuga biba ari byinshi cyane, ariko ntabwo twabivuga ngo tubirangize. Nibyo, ntabwo wabivuga ibintu byose ngo birangize, gusa ujye muri comment ugira icyo utubwira, cyangwa se hasi aho hari nimero uze kuhamagara, ujye inbox unyunganira umpibi ibitekerezo byawe. Gusa ibyiza nuko wajya muri comment kugira ngo inshuti zacu zose, umuryango wacu, bumve ibitekerezo byawe kuruta uko waza inbox. Ndumva ari uko nababwira rero. Imana ibaha umugisha naho utaha. Bye bye.